Yesu ashimwe. Imana ishimwe yemeye ko twongera kuganira ku ijambo ryayo. Muraza kunyihanganira ntabwo ndashyiraho kamera, ariko ijwi muri kumva ni irya seti. Dukunda kubana rimwe na rimwe mu ijambo ry'Imana. Ni njyewe uyu munsi turaza kuba turi kumwe. Ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kuko twavuze uyu munsi twiriwe muri byinshi. Twiriwe mu kazi bamwe, abandi bari mu biruhuko, abandi bari ku ishuri, abandi bari mu bindi bintu bitandukanye. Ariko kuba Imana itwemereye kuza tugahura kuri uyu murongo, tukaba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Muraza kumbwira niba mutari kunyumva neza, kugira ngo telefone nyiyegereze, cyangwa niba muri kumva bimeze neza mwambwira, kugira ngo umuntu atangire twigire mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere ko ntangira, mbaje kwifuriza umwaka mushya muhire. Ndebye kino ni icyumweru cya kabiri cy'uyu mwaka, umunsi tariki 8 z'uyu mwaka. Kumva ko ni isabato imwe iciye hagati. Mbere ni isabato imwe gusa y'uyu mwaka twagize nk'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Iki ni icyumweru cya kabiri. Mwese rero mbifuje umwaka mushya muhire. Message turaza kuganiraho uyu munsi, muraza kunyihangana, ntabwo ndaza kwigisha, ndaza nko kubwiriza, ariko ndaza gucishamo nigisha, birasanzwe. Ariko nimwumva mbwirije ntigishije, muze kubyihanganira, ko ndabizi ko nimugoroba mukunda ko abantu bigisha, ariko muraza kunyihanganira. Iyi message turaganiraho uyu munsi ni message ivuga kuri uyu mwaka tugiye kwinjiramo cyangwa twinjiyemo. Iyo umwaka utangiye, abantu mu bisanzwe baba bafite imipango myinshi, ibintu bashaka kugeraho. Abantu bapanga ibyo bazakora mu mezi 12. Hari abantu bavuga mu cyongereza, niba bakoresha ijambo rishya, rikunda abasore ntibaryumva, bavuga ngo new year new me, bavuga ngo umwaka mushya umuntu mushya, cyangwa umwaka mushya seti mushya, cyangwa umwaka mushya nawe ukivuga izina ryawe mushya. Bisobanuye ko hari abantu bagira imipango itandukanye iyo binjiye mu mwaka mushya. Baba bafite amalisite maremare ku bintu bitandukanye, yaba ari muri kariyeri baba bakora, ku kazi, avuga ngo nshaka kuzinjiza amafaranga angana gutya mu mwaka. Ku banyeshuri, nshaka kuzabona amanota ameze gutya, nshaka kuzarangiza par exemple, cyangwa nshaka kuzagera ku bintu runaka muri uyu mwaka. Ku babyeyi, hari igihe afite imipango itandukanye, nshaka kuzagera kuri ibi bintu mu rugo, nshaka kuzakora bino bintu mu rugo, abana banjye nshaka nzabigishe bino bintu muri uyu mwaka. Ibyo ni ibintu bitandukanye abantu bagenda bagira mu mwaka. Ikigaragara ni uko umwaka iyo utangiye, abantu benshi bakunda kwireba, kavuga ngo njyewe nshaka kuzagera kuri iki kintu, njyewe nifuza kugera kuri iki kintu. Uyu mwaka iyo utangiye, abantu bakunda kwireba, ngo ni umwaka, ni ikintu ndetse uvuga ngo ni umwanya abantu bakunda kwireba cyane, cyangwa ngo habamo inaringi. Kwireba cyane ngo ni njyewe nshaka kuzagera kuri kiriya kintu, ngiye gukora bino bintu, nzashyiramo imbaraga kugira ngo mbigereho, ni njyewe uzishoboza, ni iki nakora, ni ibihe nakora. Umuntu akumva ibyo bintu bibe mu burimo, ashaka kugira ngo azagere kuri ibyo bintu. Abasore ibyo bintu barabyumva, kuko nibyo bakunda gukora iyo umwaka utangiye. Ariko nshaka kugira ngo mbabwire yuko icyo Imana idushakaho ni uko duhindura ibitekerezo, ntitwirebe, ahubwo duhindure amaso yacu tuyarebe ku mukiza wacu, tuyerekeze ku Mana.
aho kugira ngo utekereze nzagera kuki, aho kugira ngo utekereze wandike amalisite maremare cyangwa amalisite menshi, wandike ibintu nka 20 ushaka kuzageraho muri uyu mwaka, reka dufate umwanya twicare tubaze Imana, ese Mana ushaka ngo tugere kuki? Ese Mana udushakaho iki muri uyu mwaka? Mu rugo iwacu tugira umuco mwiza, iyo umwaka urangiye, umunsi wa nyuma w'umwaka ni ngombwa yuko abantu baba bari kumwe, aho abasore, abo mu rugo bose bagomba kuba bari mu rugo, twese tugahura tukizihiza, nk'uko mubizi twizihiza bonane, ariko cyane cyane umunsi wa nyuma w'umwaka tugomba kuba turi kumwe, dutanga impano, tukishima, tukizihiza umwaka, cyangwa tugashimira Imana ku mwaka turangije, ku burinzi bwayo, ibyo yadukoreye, tukishima. Ikindi, umunsi wa mbere w'umwaka habaho kwicara no kuganira, aho abantu bapanga umwaka, ikintu bashaka kuzageraho mu mwaka binjiyemo. Buri muntu wese avuga kimwe cyangwa bibiri icyo ashaka kuzageraho, akavuga ngo nshaka kuzagera kuri iki, nk'uko nari nabivuze, muri kariyeri, mu ishuri n'ibindi. Iyo mvuze abantu bose, ndavuga abantu bose, bisobanuye ko umubyeyi, abana, umwana mutoya w'imyaka 2, imyaka 3, imyaka 10, imyaka 10 n'ingahe, buri muntu wese avuga icyo ashaka kuzageraho. Twarangiza kubivuga tugasenga ibyo byifuzo, tugasengera n'imipango abantu baba bafite muri uwo mwaka. Uyu ni umuco mwiza, reka ngwite ngo ni umuco mwiza, ariko igihe ntekereje kuri ibi bintu ko ni ibintu abantu bakunda gukora, natekereje nyuma yaho nsanga yuko iyo abantu bicaye hari igihe bireba, ntibarebe ku Mana, ntibarebe ku cyo Imana ishaka. Namwe mu rugo hari igihe mwaba mufite umuco mugenderaho, mwaba mufite ibyo mwe mukora, yaba ari ukuhura nk'umuryango mukizihiza umwaka mushya, cyangwa yaba ari ibindi. Ariko ikigaragara ni uko abantu umwaka iyo urangiye, benshi bakunda kwireba, benshi bakunda kuvuga ngo turangije umwaka, ni iki tugiye gukora noneho muri mwaka twinjiyemo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Imigani, mu gice cya 19:21, ngo mu mitima y'umuntu, kansubiremo, mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi. Iyo migambi ni ya lisite navuze, iyo umuntu ashaka kugeraho, iyo umuntu ashaka kuzakora muri uyu mwaka, aho ushaka kuzagenda, ingendo ushaka kuzakora, abantu ushaka kuzahura nabo, ibyo bintu byose biri muri ya migambi tuvuga muri iki gice cya 21, igice cya 19:21 wo mu Migani. Ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Mu Gifini niho babivuga neza, muranyihanganira. Mu Gifini bavuga ngo, bakoresha ijambo rivuga ngo yumarantahadon cyangwa herantahadon mukana, ngo ni ibyo Imana ishaka ngo nibyo biba, niko bavuga mu Gifini. Iryo jambo nshaka kugira ngo mbikoreshe kugira twumve iki kintu n'uburemere bwacyo. Uwo muntu aricara agapanga imipango, akavuga ngo nshaka kuzagera ku bintu bikomeye, nshaka kuzagera hariya, nshaka kuzahura n'aba bantu, nshaka kuzagira ingendo zikomeye, nshaka kuzagenda muri Afurika par exemple, nshaka kuzahura n'abavandimwe mu kwa 7 cyangwa mu kwa 10. Ariko ngo muri uyu murongo, ngo umuntu agira imigambi myinshi, ngo ariko Imana cyangwa Uwiteka, ubushake bw'Uwiteka ngo nibwo buba nyuma y'ibyo byose. Byaba byiza rero bavandimwe, aho kugira ngo twicare dupange, aho kugira ngo twandike amalisite tuyazane imbere y'Imana, ahubwo cyaba cyiza nuko twari tukabaza Imana, ese Imana ushaka ngo dukore iki? Kuko ibyo Imana ishaka na nihane nayo bizagira ute, ibyo bizaba. Mu yandi magambo, abantu bafite gahunda, bafite imigambi myinshi, ariko amaherezo ubushake bw'Imana nibwo buzagira ute, nibwo buzaba. Reka uyu mwanya tugiye kwinjiramo, reka bavandimwe tubaze Imana, ese Mana ubushake bwawe kuri uyu mwaka twinjiyemo ni ubuhe? Ese ubushake bwawe Mana ku buzima bwanjye ni ubuhe? Ese ubushake bwawe ku muryango wanjye ni ubuhe? Ntiwicare ngo utekerereze, ahubwo Imana uyihe umwanya kugira ngo uganirize. Kandi bavandimwe, Imana iravuga mu ijambo ryayo, ariko ubwayo Imana iravuga
yavuga mu bitekerezo byawe, yavugana nawe mu ijwi ryumvikana, ariko Imana hari icyo yakubwira kuri uyu mwaka twinjiyemo. Cyane ngo tuganire ku kintu aya magambo ni amagambo yanjemo bitewe n'icyigisho umuvandimwe wacu Sadiki yatwigishije, twari twahuye hano muri Kovora, atwigisha icyigisho cyiza kivuga kuri Yeremiya 31, aho avuga ngo Imana ishaka kwandika amategeko yayo mu mitima yacu. Sadiki yavuze ku kintu kivuga ngo Imana ishaka kugira ngo ihindure imitima yacu, ariko nyuma yo gutekereza nasanze yuko benshi iri jambo hari igihe tutaryumva, hari n'igihe twumva rikomeye, aho nshaka kugira ngo byoroshe mbishyire mu magambo yumvikana avuga ngo Imana ishaka kugira ngo muri uyu mwaka twinjiyemo duhinduke, iduhe ubuzima bushya, kuko ubuzima bushya, umutima mushya uzana ubuzima bushya, imitekerereze mishya izana ubuzima bushya. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo tuganire ku ijambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ubuzima bushya. Umwaka wa 2024 urarangiye cyangwa wararangiye. Ibyiza n'ibibi byawo, ibyo wagezeho n'ibyo utagezeho, amaganya, kwishima, umubabaro, ibintu byose byiza cyangwa bibi wabonye muri uwo mwaka byararangiye. Ni nakahise, ntago wabisubiramo, nta kintu wabihinduraho, byararangiye. Umwaka tugiye kwinjiramo ni itangiriro rishya Imana iduhaye kugira ngo habe impinduka mu mitima yacu, habe impinduka iba mu buzima bwacu. Niyo mpamvu bigira abavandimwe ngo twegere Imana tuyibaze, Mana ushaka ngo tugire ute? Kuko benshi muri twebwe iyo tugiye gupanga, tureba ibintu bijyanye n'umubiri, tureba ku bintu bijyanye n'amafaranga par exemple, tureba ku bintu bijyanye n'ikintu dushaka kugeraho mu buzima, ariko kenshi bigaragara yuko mu gupanga abantu ntago bapanga ngo bapangire n'Imana, bavuga ngo Mana nguhaye uyu mwanya, Mana ushaka ngo nzagere kuki, Mana ushaka kuzahindura iki muri njyewe. Ahubwo abantu batanga umwanya cyangwa abantu bapanga bagapangira ku bintu bashaka kugeraho by'umubiri, ku bintu by'iyi si. Nk'uko nari mvuze, uyu umwaka washize 2024 washize, ibi byawo, ibyiza byawo byose byararangiye, ntacyo wabihinduraho. Isengesho ryanjye rya mbere muvandimwe ngusengera cyangwa twasenga, nuko wowe ubwawe icya mbere ugomba kwiha imbabazi. Witekerezeho, washaka kugera kuri byinshi, washaka kuba umuntu mwiza, washaka gusoma Bibiliya birusa uko wayisomaga, washaka gusenga ugahereza umwanya Imana cyangwa ukisunga Imana biruseho nk'uko wabikoraga, ariko ntabyo wakoze. Washaka kuba umuntu mwiza mu rugo, ariko ntabyo wagezeho. Washaka kugira ngo ubuzima wari urimo habe impinduka iba muri umwaka ushize 2024, ariko nta mpinduka yabaye. Icyo nakubwira rero cya mbere muvandimwe, ariko isengesho ryanjye rya mbere riravuga ngo manza wibabarire. Imana yagupangiye byinshi muri umwaka tugiye kwinjiramo. Kimwe muri ibyo bintu Imana ishaka kudupangira muri uyu mwaka nuko impinduka itutagezeho muri 2024 twayigeraho mu mwaka wa 2025. Ariko nutarekura ibintu byashize, nutarekura ibyashize cyangwa nutarekura akashize, nutarekura ibyo bintu byabaye muri uyu mwaka urangiye, ntabwo uzagera ku byo Imana ishaka kugira ute, ntabwo uzagera ku byo Imana ishaka ko ugeraho muri mwaka twinjiyemo. Ushobora kuba warashakaga kugera ku bintu byinshi bitandukanye, ariko ntabyo wagezeho. Uyu mwaka twinjiyemo ni itangiriro rishya Imana ishaka kugira ngo igufashe, mbere na mbere iguhindurira ubuzima, ariko cya kabiri iguhe n'ibyifuzo byo ku mutima wawe. Isengesho rya mbere kuko navuze muvandimwe, ibabarire. Kenshi twibwira yuko iyo tubabaje abantu aribo dusaba imbabazi, ariko hari igihe ubwacu twibabaza. Hari ubwacu kubera amadecision dufata, kubera imyanzuro dufata, kubera imyanzuro dufata mu buzima, hari twishyira mu kago bwacu. Washaka gukoresha igihe neza muri 2024, ariko ntabwo wagikoresheje neza. Washaka kwigura umunyeshuri kugira ngo utsinde ubone amanota meza, ariko ntabyo wagezeho, bitewe n'uko wafashe imyanzuro mibi
mu buzima ariko ntiwabigeraho, Imana ishaka kugira ngo mbere na mbere wibabarire, kuko ibyo utagezeho mu mwaka tugiye kwinjiramo, Imana ishaka kugira ngo ihindure umutima wawe uheze ubuzima busha, ibintu washaka kugeraho uzabigereho. Isengesho ryanjye rya kabiri ni uko muvandimwe utatangira uyu mwaka dutangiye wa 2025 utawutangira nk'uko watangiraga indi myaka. Hari ikintu natekereje muri Finland bakunda kubikora, iyo umwana igihe cya Noheli kigeze afata agapapuro akandikaho lisite y'ibintu ashaka nk'impano mu gihe cya Noheli. Niba ari umwana mutoya umwana w'umuhungu arandika ngo nshaka imodoka, ndavuga imodoka y'ikinisho, ikindi akandika ngo nshaka Lego, nshaka akandi kantu, yarangiza ibyo amaze kubyandika ari lisite y'ibintu nk'icumi, akabijyanira se cyangwa akabijyanira mama we, akababwira ngo ibi nibyo bintu nshaka. Natwe nk'abana b'abantu nubwo dukuze mu bitekerezo, ariko bigaragara yuko twifata nk'abana mu bijyanye n'iby'umwuka. Umuntu yandika lisite akavuga ngo Mana nshaka 1, nshaka 2, nshaka 3, nshaka bino bintu, akabyandika kuri lisite mu masengesho, ukagenda imbere y'Imana ukabyandika, amara kubyandika ukabwira Mana mu izina rya Yesu ibintu byose ndabishaka uzabimpa. Ariko se muri mwebwe cyangwa muri twebwe hari umuntu wari wibaza icyo data ashaka? Wari wibaza icyo Imana ishaka? Turasenga Mana duhereze, Mana duhe bino bintu, Mana dufashe kugera kuri ibi bintu, ariko reka uyu munsi twibaze icyo data ashaka. Yesaya 55:8-9 haranditse ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Reka nsubiremo bavandimwe ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Imipango ufite siyo y'Imana, ibitekerezo yawe siyo y'Imana, ngo kandi inzira zanjye ngo si izanyu, ngo nk'uko ijuru risumba isi, nk'uko ijuru ryitambuye isi, iyo distance iri hagati y'isi n'ijuru, ngo niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Imana iravuga bavandimwe ngo ibyo Imana yibwira kutugirira, imipango Imana idufitiye, ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ubushake bw'Imana ku buzima bwacu butandukanye n'ubushake n'imipango yacu dufitiye ubuzima bwacu. Bisobanuye ko kugira ngo umwaka wa 2025 ugende nk'uko Imana ibishaka, upange neza ugere ku Imana ishaka, ugomba kuyisanga ukayibaza icyo ishaka ku buzima bwawe. Reka uyu mwaka utangire bitandukanye nk'uko watangiye indi myaka. Wicare ubaze Imana, ese Imana ishaka ngo ugere kuki muri uyu mwaka? Ese ishaka kugira ngo umuryango wawe ugere kuki muri uyu mwaka? Hari ijambo riboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, shaka ariyo turangirizaho. Ni ijambo rivuga ku itorero rya Laodikiya. Ubu butumwa Yesu yandikiye itorero rya Laodikiya nibwo butumwa Imana iduha uyu munsi. Ariko mbere ko twinjiramo, reka nkubwire yuko uyu mwaka twinjiyemo ni itangiriro rishya ku buzima bwacu, ni itangiriro rishya ku buzima bwawe. Imana icyo ishaka ni ukugira ngo wowe n'ubuzima bwawe, umaze igihe kirekire mu rusengero, Bibiliya turayizi, twarayisomye, twarayisobanukiwe. Amagambo ndi kubasomera muri Bibiliya avuga ku nzira y'Imana n'ukuntu Imana ubwenge bwayo n'imigambi yayo iruta iyacu, murabizi. Nta kintu mutazi muri Bibiliya, kuko buri nimugoroba murayisoma, kandi buri wa gatanu ku isabato turayisoma. Ijambo ry'Imana twayigize mu mitima yacu. Aho kigaragara ni uko imyaka igenda ihana, uko imyaka igenda
itambuka, uko ibihe bigenda bihana bitambuka, ikigaragara ni uko ubuzima bwacu nta mpinduka yagiye iba. Twageze kuri byinshi mu mubiri, hari aho twavuye, hari aho tugeze, hari n'aho dushaka kugera, ariko ubuzima bwacu mu bigaragara, mu buzima bwacu bw'ubukristo nta kintu cyahinduye. Haciyeho imyaka myinshi uza mu rusengero, ariko ubuzima bwa Kristo muri wowe nta hantu bwageze. Bibiliya par exemple urayizi, wayisobanura, wanayigisha abandi, ariko ubuzima bwawe urimo ntabwo bugaragaza Imana. Muri uyu mwaka twinjiyemo, icyo Imana ishaka ni uko ishaka guhereza ubuzima bushya, ubuzima bugaragaza Imana, ubuzima bugaragaza Yesu, ubuzima bushya. Nk'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi tuzi ibyanditswe byinshi, isabato tuyikoresha mu kwiga ijambo ry'Imana. Icyo dushaka andi matorero ni uko twiga Bibiliya tukayicukumbura, tuyinyuramo guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, ariko muvandimwe byose byarabaye, ariko nta mpinduka yabaye mu buzima bwawe. Uyu mwaka Imana icyo ishaka kugira ngo iguhereze ubuzima bushya. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14 haranditse ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti, uwita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Kansubiramo aya magambo. Mu 15 aravuga ngo, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Mbega ukuntu byaba bibabaje bavandimwe kuba twarateranye iyi migoroba yose. Mbega ukuntu byaba bibabaje muvandimwe kuba waratanze umwanya wawe guhera mu kwa mbere mu kwa 12 k'umwaka wa 2024, guhera mu kwa mbere k'umwaka wa 2025 kugeza mu kwa 12 k'umwaka wa 2025, ariko ntihabe impinduka iza mu buzima bwawe. Byaba bibabaje kuba warakoze ibyo byose, ariko Imana ikaza ikubwira aya magambo, ntabwo ngo ushushe ngo kandi ntabwo ukonje. Mu yandi magambo uko byanditse muri Bibiliya, ngo ntabwo ukonje kandi ngo ntubire, ntushushe kandi ntukonje. Mu yandi magambo muvandimwe, umwaka uwupangira byose, ufite lisite y'ibintu byose ushaka kugeraho, ariko kugira ubuzima bwa Kristo muri wowe ntabwo bipanga kandi ntabwo ubishyira mu mipango yawe, ntabwo nabigira inyambere mu buzima bwawe. Ujyanwa n'umuyaga, igihe iyo kigeze kujya ku rusengero ugendayo, ariko iyo habaye igihe cyo kugenda mu bindi bidahesha Imana icyubahiro nabyo bijyamo. Uyu mwaka twinjiyemo habe impinduka iba mu buzima bwawe. Reka ufate umwanzuro kugira ngo uyu mwaka ubwo utangiye ufate amahitamo mashya. Nkuko nabuze bavandimwe, umwaka tuwutangire, ntituwutangire kuko twatanga indi myaka, kuko uko wagiye utanga indi myaka nta mpinduka yabaye mu buzima bwawe. Reka uyu mwaka twinjiyemo dufate imyanzuro mishya, ntitube muri aba bantu Imana yavuze ngo ntabwo ukonje, ntabwo ushushe, kandi ngo kubera utari ibyo, ngo kubera udashushe kandi ntabwo ukonje, ngo ngiye kugira ute, ngo ngiye kukuruka. Byaba bibabaje muvandimwe kuba warize Bibiliya, byaba bibabaje muvandimwe kuba warize guhera mu kwa kugeza mu kwa 12, ariko aya magambo ko ari Imana ikubwira. Imana iravuga ngo iyaba wari ukonje cyangwa wari ubise. Imana iravuga uyu munsi irakubwira muvandimwe, irambwira ngiye ndi kubigisha ngo hitamo kimwe. Niba uhisemo isi, bari ukorera. Niba uhisemo Imana, bari ukorera. 16 ngo nuko rero kuko
uri akazuyaze, udakonje ntubire ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene w'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Twaguze imyenda, hari ubuzima twari turimo, ababyeyi bacu murabuzi. Twaguze imyenda, ntitubuze ibyo kurya. Hari abantu bari munsi yacu kuturusha, ariko baturusha Imana. Icyo kintu gihita kimbabaza. Wari uri muri Afurika nta kintu wari muri Afurika uri umukene, ufite ibintu byinshi ubuze. Wari muri Afurika usenga buri munsi uvuga ngo Mana mvana muri ubu buzima. Wari ubuze byinshi, ariko wari ufite Imana. Ariko wageze muri ibi bihugu, ubura byose, ugira byose mu mbabarire, ariko ubura Imana. Birababaje bavandimwe, reka dusubire ku Mana. Hano handitse ngo ndi umukire, ngo uribwira yuko uri umukire, kandi nibyo uri umukire mu bifatika. Uravuga ngo ndatunze, uratunze nibyo, uratunganiwe, abana biga ku buntu, nta kintu ukennye. Ngo ariko ntumenye yuko ngo uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Wambaye ubusa mu buhe buryo muvandimwe? Nuko ya Mana yagutwikiraga ntabwo ukifite. Ya Mana yatwikiraga ubukene, ya Mana yatwikiraga ibindi byose, ntabwo uyifite. Uratunze ku mubiri, urapanga mu mwaka ngo nzagera kuri ibi bintu, nzakora biriya bintu, ariko Imana wari ufite muri cya gihe warayiretse, usigaye upangira iby'isi. Imana tuyihereze, tuyiha umwanya. Ndabizi amagambo ntimushaka kuyumva, ndabizi muri kuvuga se ibi akubivugira iki, ko iyo umuntu atangiye umwaka agomba kwishima. Twishime nibyo, twishime, dushime Imana kuba yaraturinze umwaka ushize, ariko nihataba impinduka mu myanzuro ufata muri uyu mwaka twinjiyemo, nihataba impinduka mu myanzuro ufata mu mwaka twinjiyemo, nta buzima bushya uzigera ugira mu buzima bwawe. Navuze ngo uri nk'umuyaga, turi nk'umuyaga. Iyo iby'isi bije turabikurikira, iyo iby'Imana bije turabikurikira. Ndagusaba muvane kugira ngo uyu mwaka ufate umwanzuro, uhitemo Yesu, uhitemo gukorera Imana. Kanongere nsubiremo ngo ntacyo bitwaye niba, ntacyo bimaze niba uzi Bibiliya, ntacyo bimaze niba utwigisha, ntacyo bimaze niba ndi kubigisha umutima wanjye ntarahindutse, ntacyo bimaze. Twabesha abantu kandi twabesha Imana. Ntacyo bimaze kuba twamenya Bibiliya mu mutwe, ariko nitutagira ubuzima buhindutse bugaragaza Yesu, dukeneye gusubira ku musaraba, dukeneye kumva ijambo ry'Imana, tukigishwa, tugahabwa ubuzima bushya Yesu ari kudusezeranya uyu munsi. Yesu ashaka kuduha ubuzima bushya, ubuzima butagira uburyarya, ubuzima butarangwa n'irari ry'iby'isi, ahubwo ashaka kuduha ubuzima burangwa n'umucyo, umucyo ari we Yesu Kristo. Umurongo wa 18 wa kiriya gice cya 3 cy'Ibyahishuwe, dore ndakugirira, kansubiremo, Imana Yesu aravuga ngo dore ndakugira inama, ngo dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Mbabarire, ndabona hano hari igihe baba baravanyemo amagambo, nshakishira ijambo neza kugira ngo nisome neza. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 18, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone ko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke,
aya ni amagambo Imana iri kutubwira uyu munsi. Kansubiremo ngo ngwino imbere, ngwino usange Yesu, ngo umugureho. Yesu twakura uyu munsi ngo ngwino umusange, ngo umugureho izahabu, ngo ube umutunzi, ngo kandi umugureho imyenda, ngo kugira ngo wambike ubusa bwawe ngo ntibugaragare. Cya gatatu ngo umugureho amavuta cyangwa umuti, ngo uwusige ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Ibi ni ibintu bitatu bikomeye muvandimwe Imana ishaka kugira ngo itugirire muri uyu mwaka. Imana ishaka kugira ngo iduhe ubuzima busha, kuko nabivuze. Ubuzima busha Imana ishaka kuduha ni ubuzima bwo gutunga Yesu mu mitima yacu, ngo tugende dusange Yesu, duhabwe ubutunzi. Ubutunzi tuvuga hano ntabwo ari ubutunzi bw'amafaranga, nubwo umwanditsi yavuze akavuga ngo ubutunzi nk'izahabu, ariko izahabu Yesu ahari bavuga ni Yesu ubwe. Gutunga Yesu mu mutima tuba dufite ubutunzi bukomeye. Ngo sanga Yesu, ngo uragira ubutunzi. Icya kabiri ngo nuko ngo nitumusanga ngo araduha imyenda yera, ngo kugira ngo twambare, ngo duhishe isoni z'ubwambure bwacu. Icya kabiri cyo gisobanuye muvandimwe, nuko muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo no mu myaka yose izaza, nitugira Yesu mu mitima yacu, tukamukurikira, tugakurikiza icyo atubwira, Yesu azatwambika umwambaro wo gukiranuka. Yesu azatwambika umwambaro wo gukiranuka, ariko gukiranuka kwe si ukwacu. Yesu niwe uzagushoboza kugira ngo usinde ibyakugerageje iyi myaka yose. Ibyo utatsinze mu myaka yashize yose, Yesu niwe uzagushoboza kugira ngo yirute ngo ubitsinde. Icya gatatu aricyo cya nyuma hariya, ngo ngwino ugure umuti uwusige ku maso. Amaso icyo asobanuye, asobanuye direction. Amaso asobanuye icyerekezo. Amaso niyo atuma tureba aho tujya. Ngo ngwino umusange, ngo araguha umuti uhumura amaso yawe. Umaze igihe ugenda nk'impumyi, umaze igihe uva mu by'Imana ubigarukamo nk'impumyi, ntuzi iyo ujya, ariko ngo uyu munsi Imana ishaka gukora, ngo ishaka kuguha umuti usiga ku maso. Imana iguhe icyerekezo gishya, Imana ikwereke inzira, uhumuke ubone inzira iva muri ibyo bibazo umazemo igihe kirekire. Imana izanga usige umuti, amavuta ku maso yawe kugira ngo ubone icyerekezo gishya mu buzima bwawe. Ubuzima bushya Yesu ashaka ko kuduha muri uyu munsi muvandimwe, ni ubuzima nk'uko navuze butarimo uburyarya, ni ubuzima butarangwa n'irari ry'iby'isi, ahubwo ni ubuzima burangwa n'umucyo ari we Yesu Kristo. Umurongo wa 19 ni ijambo rikomeye muvandimwe, kandi ndagusaba kugira ngo uryumve. Haranditse ngo nanone turacyari hahandi, igice cya gatatu cy'ibyahishuwe, umurongo wa 19, ngo abo nkunda bose ndabacyaha. Muvandimwe, Imana iragukunda cyane, Imana iradukunda cyane. Iyo ukunze umwana wawe, iyo akoze icyaha, iyo akoze ikibi, ntabwo umurebera ngo umvuge ngo reka mureke n'ubundi, reka bikore nta kibazo. Abazi Bibiliya bazi ko icyo Eli, umutambyi mukuru Eli yazize n'abana be bazize, ni uko abana bakoraga ibyaha Isi akabarebera. Nta gitsure Eli yagiraga. Abana yarabareberaga, nta kintu yakoraga kugira ngo abana bagorore mu nzira nziza. Yesu aratubwira ngo, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Umwaka wa 2024 wararangiye, ibibi byawo, ibyiza byawo, umugisha wawo byaratambutse. Ariko muvandimwe, uyu mwaka twinjiyemo mushya, Imana irakubwira ngo abo ikunda ngo irabacyaha, ngo ikabahana ibihano. Nuko rero ngo gira umwete wihane. Yesu aradusaba kwihana. Reka uyu mwaka ube umwaka wo kwihana.
reka uyu mwaka ube umwaka wo kwegera Imana, ube umwaka wo kwakira ubuzima bushya Yesu ashaka kuduha muri uyu munsi. Reka twihane bavandimwe, kandi ntutegereze ngo uzabikore ejo, ahubwo ubikore uyu munsi, kubera ko kino nicyo gihe cyawe. Iby'ejo ntabwo ubizi, uyu munsi niwo munsi wawe. Reka uhinduke ufate umwanzuro mushya uyu munsi, kubera ko Yesu aravuga ngo ku murongo wa 20 aravuga ngo Yesu ntabwo avuze ngo azaza ejo, ahubwo aravuga ngo araza uyu munsi. Afite Bibiliya mugende ku murongo wa 20 haranditse ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Yesu ahagaze ku rugi uyu mwanya, kandi azahora ahagaze ku rugi buri gihe cyose. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Aho iwe bavuga ni umutima wawe. Dore mpagaze ku rugi rw'umutima wawe ndakomanga, nshaka kuguha ubuzima bushya, ngo niwumva ijwi ryanjye ugakingura urugi, ugafungura umutima wawe, ngo nzinjira iwawe dusangire. Muvandimwe, ndagusaba kugira ngo iri jambo tuganiriye uyu munsi urikomeze, uzarigendere kugira ngo uyu mwaka twinjiyemo hazabe impinduka mu buzima bwawe. Ndakubwira ngo uyu munsi Yesu aragusaba kugira ngo ufungure umutima wawe, wakire ubuzima bushya Yesu ashaka kuguhereza. Ngo ahagaze ku rugi arakomanga uyu munsi, arakomanga aka kanya, ngo niwumva ijwi rye ugakingura urugi rw'umutima wawe, ngo arinjira muri wowe musangire. Bavandimwe, iri ni ijambo rikomeye. Reka Imana idufashe kugira ngo turikurikize kandi turishyire mu bikorwa. Reka mu minota ingahe isigaye, ndabona mu gihe cyagiye, reka mbasabe kugira ngo mu gihe tugiye gusenga, muvandimwe witekerezeho, utekereze umwaka tugiye kwinjiramo, utekereze ku bintu byatambutse umwaka ushize, ubaze Imana, ese umubano wanjye nawe uhagaze gute? Ese umubano wanjye nawe umeze gute? Ni iki nakora kugira ngo umubano wanjye nawe ube mwiza kurushaho? Muvandimwe, ndagusaba kugira ngo wisuzume uyu munsi. Mu gihe turi gusenga, Imana igufashe kugira ngo habe impinduka iba mu buzima bwawe. Mana, turagushimiye kubw'iri jambo ryawe. Ndagusabye Mana, uhereye kuri njyewe, reka uganirize imitima yacu, reka uze uduhindure. Twumvishe yuko Mana turi abanyabyaha, twumvishe Mana yuko dupanga ibintu byinshi ariko ntiduguhe umwanya. Ndagusabye Mana ngo muri aka kanya uze uhindure ibyo byose, udufashe kugira ngo mu mipango tugira umwaka wose tugushiremo, kandi tukugire inyambere mu buzima bwacu. Reka Mana iri jambo tuganiriyeho uyu munsi rize rihindura imitima yacu. Mana, dufunguye imitima yacu, Yesu dufunguye imitima yacu, reka winjire